Hello nshuti zanjye, muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo wakosora amakosa yo muri AdSense, kuko AdSense buriya umuntu yari ukuyifungura hari igihe hazamo amakosa ugasanga mu by'ukuri nko mu gihe cyo gukora monetize bijemo ibibazo. Rero niyo mpamvu iyi video nyikoze kugira ngo turebere hamwe nimba muri AdSense nta makosa arimo, nimba arimo tubashe kuyakosora tuyakuremo, turebe neza nimba address twatanze turi gufungura AdSense arizo, kugira ngo niba twoherereza pin mu gihe cyo kuba twazihuza na AdSense tuzabone aho tujya kuzizana ku maposita twatanze ya nyayo. Rero nge tugiye kubana, nitwa Cheatbig. Nimba ari ubwa mbere umbonye, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo n'izindi video nk'izi zizajye zikugereraho igihe. Rero reka dutangire turebere hamwe niba AdSense zacu zihagaze neza, aho turasanga zitameze neza tubashe kuba twazikosora. Turaza tujye muri iyi application ya Chrome kugira ngo abantu mwese mumaze kuyimenya. Iyi application niyo turi bwifashishe uyu munsi. Turayifungura, tuze muri search. Tukimara kuza muri search turaza twandikemo duti AdSense account login. Reba niba ibintu wanditse byanditse neza. AdSense account login. Nurangiza kubona bimeze neza ukande enter. Searching tayari, urahita ukanda kuri iyi linki ya mbere, iyi ngiyi ukande. Yego, urasanga bimeze bitya. Weho uraza ukande hano hejuru, ubanze urebe niba telefone yawe wayikuye muri desktop site, kubera yuko hano ho bisaba kuba ibintu biri kugaragara neza. Nibyo hano kano ka desktop site uraba wagakuyeho. Nurangiza usubire inyuma, uze urebe utu tudomo dutatu, tuturongo dutatu turi mu nguni y'ibumoso, dore ngutu hano hejuru, ukandeho. Numara kudukandaho uraza hano hantu handitse payment, dore ngaha ngira ngo mwese muri kuhareba. Ukande payment, nurangiza gukanda payment uhita ukanda payment info. Munsi yaho urakanda munsi yaho hano handitse payment info, ukandeho tegereza. Tayari ikimara gufunguka, urahingukira ahantu hameze gutya, urebe nimba payment account address ari u Rwanda, aho araba ari sawa. Weho urascrolling uzamura, urebe ahantu handitse manage settings, dore ngaha aba ariho ukanda manage settings, ukandeho. Tugiye kureba amakuru twatanze turi gufungura AdSense nimba koko ariyo. Urascrollinga uzamura, urebe ibintu byose wagiye uvuga nimba ari byo, urebe payment profile ID, urebe ibindi hose, urebe ko ibintu byose bimeze neza. Ahantu hose urebe ko hameze neza, aho araba ari sawa. Ahantu hose urebe ibintu wagiye uhitamo ko ari byo, urebe niba amazina watanze hano ahura. Ariko ahantu h'ingenzi nshaka ko twitaho cyane, ari nayo mpamvu nakoze iyi video, dore ni ahantu handitse ngo organization address. Ahangaha mwese muri kuhabona. Aha hantu ni ingenzi cyane ko amakuru utanga agomba kuba yuzuye.
hano niho YouTube yohereza pin yawe yo kwemeza muri AdSense. Niyo mpamvu iyo umuntu akoze amakosa cyane akunda kubura pin ye akazategereza akayiheba. Ahangaha ugomba kureba neza nimba ibintu amakuru watanze ariyo. Ushobora kwibaza uti ese amakuru ubundi ya nyayo umuntu yabwirwa n'iki ko ibyo nakoze koko ko ari byo. Hano uraza ukareba nimba handitse Kigali Rwanda, Kigali City, Kigali Rwanda, ukaza wabona hari ibintu ushaka guhinduramo ugakanda kuri kano gakaramu kariho akangaka, ukagakandaho kugira ngo ugire ibintu uhinduramo kuri location yawe. Ikindi kintu kugira ngo umenye neza nimba amakuru watanze ariyo, iyo bibaye byiza uraza ukajya hano muri search kugira ngo umenye amakuru ya nyayo wakoresha. Uraza ukandika uti hano muri search, uraza ukajya muri search ukandika uti Nation Post Office. Tugendane neza, wandike neza kugira ngo tugendane. Nation Post Office. Warangiza ugakanda enter. Tayari ukigera ahangaha, aha niho urebera neza iposita y'u Rwanda. Uraza ukareba nimba hano ari Post Office in Kigali. Ukareba ukamanuka ukareba hano hantu hari kano kantu ka address akangaka, ukareba neza kano kantu ka KNO city, ukareba byaba byiza ugakandaho ukaza no kugakorera copy, ukagenda akaba ariko ushyiramo hariya kugira ngo ubashe kuba wafungura AdSense ifite iposita yizewe ku buryo nibakohereza pin uzayibona bitakugoye. Ni ukuvuga ngo hano uraza weho kuri iriya map ukaza ukareba nimba ayo makuru watanze ariyo, aho ngaho aba ari sawa cyane. Iki rero hano abantu mwari mwarafunguye ama AdSense mukaba mwari mwarashyizemo amakosa, nizere yuko hano mubihinduye. Ukareba amazina nimba bimeze neza, ukareba nimba akaunti yawe ukanyine ukamenya nimba ari yawe ku giti cyawe cyangwa nimba ari ukorera mukorera muri team muri abantu benshi, byose ukabireba, byose biba biri hano muri AdSense. Weho rero nimba usanze bimeze neza aho ni sawa. Ikindi nababwira ni ukujya mubasha gukurikira ibintu uko bigenda bikurikirana kugira ngo abantu batari baba monetize bazabashe kuba monetize ibintu byose barabashije kubishyira ku murongo. Rero iyi video reka tube tuyisubikiye ahangaha. Nimba usanze muri AdSense yawe bimeze neza aho ni sawa. Ikindi nakubwira nuko iyi video mu gihe ubonye hari ikintu igufashije, ugomba kuba wakora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo n'indi video nigeraho uzayibonera igihe. Kandi mu gihe ubonye video hari ikintu gufashije, inshuti yanjye, hari abandi bantu benshi cyane bakeneye kumenya ibi bintu bagirirwa akamaro n'iyi video. Rero wikwihererana ibintu nk'ibi, yibasharinge bayibone nabo babashe kuba bareba neza nimba ibintu barimo gukora bifite iyo biva ndetse n'iyo bijya. Nge twari turi kumwe, nitwa Cheat Big. Video zindi nakagaruka, muzajya mubona video buri munsi.